Nitwa Amina, ndi umubyeyi, mfite abana babiri ndetse n'umugabo. Data na mama bamaze gupfa, nasigaranye n'umuvandimwe wanjye Amanda. Yambereye ikigeragezo, aho isano ryahindutse isambu. Ni urugamba, ariko ni njye nawe. Emma, mama, suri mu bikira. Morning, Emma. Ezutese. Ese Bera ariye? Bera! Kendo murebe. Mama, noneho waje hano kudoda kuharya. Siko nari nakubuze, ntabwo nari nzi ahantu. Ese nabonye hari izuba ryinshi ndahimuka. Mbona sinahano ari kugeze. Aho usunda bigenza gutera kandi navuze ndamwicara hatari izuba. Sinzi kabisa. Ese muri gukora by'undi mwicaye gusa ubu murabona amasaha atagiye. Amaso. Ubundi ubutwari kuhita dukora tuze turakoze tukagufasha. Ubu se muri urugo mwabuze ikintu na kimwe mukora? Sorry. Danye ni sorry best nawe. Sorry nyine. Aravuga ngo sorry ntago bayirya. Uzaze mbigishe kudoda rero namwe mujye mumfasha. Manje nahita mbifata. Emma. Nawe Bera. Ariko nyumva. Kambabwira ikintu muzajya mumenya buri munsi. Uko bwije nuko bukeye. Ikintu mugomba kumenya. Nuko muri abavandimwe. Se mama subize. Marega ntago ari ngombwa ko bitwibutsa buri gihe. Turabizi pe. Ikintu nababwira nuko muri abavandimwe ikintu cyose muzajya mukora. Cyose mujye muzirikana yuko muri abavandimwe mubyumve mubyiteho ndetse munabizirikana. Mujye mubigendera mbese. Muri kumva? Mujye mwicara nk'abavandimwe mubizirikane kandi mujye inama nk'abavandimwe nk'abana muvukana. Tudakundana se mama. Nanjye nyine nibyo nshaka. Ma, don't worry. We know that. Turabizi pe. Kandi ntabwo tuzagutera ngo. Yego, ubwo mubizera nanjye ni byiza. Rero ndifuza ko mugenda mugakora imirimo yose nanjye ndagerageza ndebe ko aricyo nabasha gukora, sibyo? Okay. Wangiriye neza. Ciao, Bella. Aho cyane mbanza ubyikira nzako tuvugana. Ubona hari kirimora nibaza. Kubera iki mama ahora tubwira ngo tujye twibuka yuko turi abavandimwe. So, wenda wasanga bari adushaka yuko wenda tubyibagirwa. Ese turabyibagirwa kandi tuvukana. So, nyine biterwa ngo nyine nagashaka yuko dutambikira. Ariko nanjye marambyibazaho cyane. Ntabwo njya mbyumva pe. Ariko nanone biragoye kubyumva. Every time mujye mwibuka yuko muri abavandimwe. Sibyo ni. Ntabwo mbizi. No, nanjye ntabwo mbyumva. So, keretse wamwegeranye nakamubaza impamvu. Kandi duhora tumwegera. Okay. Amubwire rero sibyo. So, wenda ashaka kuba afite ikintu ari kuduhisha. Ariko nanone nta mpamvu yo kumuforcinga. Oya. Ubwo nyine ni ukubyakira gutyo. None se icyo atabona ni ikirebo uri mukuru. Ikintu yakubwira utambwira ni igiki? Yego ndi mukuru nanone ariko ntago birengereye. Turabana kuri we. Sibyo? Turabana we birumvikana. Ariko nyine agomba kutubwira nk'umubyeyi wacu. None se ubundi umuntu akubyaye akagushyira isi urumva? I know. Arakureka. Noneho nawe ukirwana. None se nataduha amakuru yose. Okay, ibyo ngibyo birumvikana. Sibyo? But please. Sibyo ibyo ngibyo wibyanga. Tuzayibaze papa. Okay. Bella.
ibyo ngibyo bibitekerezaho ntabwo ari ngombwa aka kanya seriye yuko I don't care about it. Why? I don't know but it's my feelings. No. Bera sinshobora kubyumva. Ni gute wahora umbwira ngo mama ibiki mama atatubwiza ukuri. I understand you. Oya nubwo ndo umwana se. Nibisanzwe. Ntabwo nshobora kubyumva. Okay, don't discussing about it. Ahubwo komeza akazi. Nawe njya gutora umuceri. Komeza. Sawa. Hasi ubundi ko mbana numva wivumbuye cyane webite byawe. Ukora icyo ushaka. None se ko ndeba ubundi harya bavuze ngo turateka umuceri. Ese ko mbona isura wayihindurije. Ibyo se bisobanuye iki? Sobanuye ngo nzabifasha. Ntakundi. Hasi ubwo niki gitumye wivumbura gutyo? Ariko we ntabwo uba ugomba no kunyumva. Erega ndakumva ndetse biranumvikana ariko ntacyo dufite cyo gukora. Nese ubundi ntabatubwira ukuri. Nakuri mbonye. Njye ntabwo ndabyumva. Gute ariko utagomba kubyumva. Ni ibintu byumvikana. Nimba byumvikana ariko biri future. Ubwo uri kumva past ntari. Akare ubwo ni igihe kizaza. Hasi bite byawe. Ese ko numva mufite utugambo twinshi bite byanyu byagenze gute? Ugiye nawe babwiye ngo ntabe ikintu cyane kimwe mwari mwako ubwo umucero umwana gutyo no gutanwa n'abantu babiri. Nabirenze. Nabirenze ndabizi ariko ntagaragaye. Bera ndahaguruka sibyo? Nabirenze. Emma nagende ashyira umuceri hanyuma ugende kugura imboga. Nisigo murateke zihe none? Ziboneka nyine nizo turateka. Rero bera nagende zigure nawe ushira. Ahubwo se ndaguriza angahe? Suga yumva haza ntabwo ubizi ndanye no guri ubona bivamo. Hanyuma nawe ushyiraho umuceri uruwe na hano hantu na kuntu hasa koko. Okay. Abakobwa bari mu mungana gutyo. Don't worry ndabikora. Okay. Emma. Yes, ma'am. Sha waje ukareba umuntu ukomanga ku irembo. Usa ninde kumanga ko. Reba banza bitadutashye. Daddy. Ingora. Ngingora. Wow. Ora ni cyumuza. Dad, let me Mazi imikino yanyu ni iginyinshi. How are you? I'm fine. I'm happy to see you again. Okay, it's a good, but you hide something. Undari hehe. Oh. Bera. Where are you, my girl? Wow. What is this? I'm hiding. I want to see. Amaherezo nzataha iwacu musigare ndakora Oh! Meze mute. Dad, we forget that mommy is here. Okay, go. Ako mwana narizabire sha muzayamungurisha kugeza kwa Yawe ni kabiri. mureke mbaye. Ma, don't worry. Mutere umurongo duhereye mutoyi. Oh, ya mukuru ni mubanza Oya, nawe wabanje. Ntago nabyemera. Kubera ko wanyoye. Akereka tumare nawe ni. Rwanda gukunda we. Rero twese turarya. Akira. Turabyemera ubwo uri mukuru. Arasigaye kabara kumukuru. Aho wewe wavuye wabika. We video no one. One. Mukuru ni dad. One. Honorary. Kamwe kode. Okay. Shushu. One. How are you? Birote. Arabimaza. No. Basi mpako. Mpako.
mumeze mute mumeze mute hasi uzageze ubanza usohoza abana uzi ko wagira ngo babanyibagiwe mba nabakumbuye buriya niyo ndi kumwe n'abandi mama bariya bari kuwa ni beza ahubwo se soka tuvugisha uko we guhaguruka kujya gufungura byakunani urangije urampamagara oya nuko ntabyemeye pe c'est vrai nawe nongere kubera ko mama koko ntabwo nabyemanyira ntabwo nabyemanya yebwe si umwana ufungiranye nawe ibi si ibibazo akagaga ni gato ubwo akagaga nanyarakaye Bera Bera I love you man muri umuryango wanjye we know that we are family abasheri kwaguhasa basereka arakamara oya muyo gatoya gatoya cyane nakamara ubundi niwe waguriye wenyine Bera ariko ejo nawe uzatugabanya twese ngaho muyo ubwo naka kabari kanini ejo nzakigenza hanyuma okay hanyuma ari majyana ingofero mu nzu ari mu njye ndatwara nese niwe bayihaye nabyemeye Cheli. Isi bayihaye mu maso nta kintu baye kwa babaye what's happening John to be afraid ndakwikundira nubwo mba nitaye cyane ku bana ariko ndabizi ko you know so busy ndagukunda era tugiteretana na ndakunda kukubira kakano kavuga ngo mukunda nkuko ifi ikunda amazi ndabizi ntabwo wabimbwiriza ndabizi cyane ariyo mpamvu abakiriya bari kuza cyane gakeya ariko uko bigize amatsiko tuba twabonye ibirayi twiriwe muri munoze se supa se hisha umugati cyane kandi ndabizi ko uzi kudoda ndabizi ni ibintu byanjye aho gusa wiriwe niriwe neza ariko niranga urukumbuzi ahubwo kumva siko mba nababonye niranga urukumbuzi rwinshi ariko buriya uri mukuru kuri bo kandi burya baravuga ngo iyo amazi abaye make yaharirwa imfizi ubwo imfizi ni wowe cyangwa ni njye shaka gusa wagiye mu nzu shaka nyine ngenda urebe ko bayishije ndaje turya sutagwa uzwi n'amashini yakugusha thank you Bela shushu uyu munsi niwo wa mbere n'uwa nyuma nkahita mfata umwanzuro wo guserera nawe unyitabira ko tubonana se so nk'uyu nguyu yamamagaye none ahambaza iki mwaka byana yes Amanda noneho se uranyitabira
ndumva warasa ku ntego ariko ukambwira ikintu wari umamagariye. hari ikintu kimwe nshaka kuvugana nawe. Yego komeza umbwire ndakumva. Nakubwiye kenshi ko nshaka amafaranga y'isambu mu rugo badusigiye. Ibyo kumbwira ngo ngenga hanjye narahere hararangiye. Deja twe twaranigabanyije nta n'abayobozi bari bahari. Nkeneye finali ya nyuma hanyuma ngiye gafata umwanzuro. Icyo nshaka ni amafaranga. Amanda. Ndakumva. Teka amatwi mubwire. Ndakumva mbwira kuko nshaka no kukumva bwa nyuma niba utabizi. Kuba uri mukuru wanjye ntabwo bivuze ko ushaka kumbwira uko wishaka. Papa na mama bapfa nturama agahenge. Ubundi imitungo yawe ko nzi ko bayiguhaye ukayigurisha. Nta mwana n'umwe ufite. Nk'ubwo nk'amafaranga baba barayigurishije ngo barayashyize he warangiza ukongera kukanisha umutwe. Urabizi neza ko nanjye ibyo mfite nibyo bintunze n'umuryango wanjye. Urabizi ko mfite abana batandukanye kuri papa wabo. Hanyuma se wajyaga kwishinza ngewe ibyo ngibyo urumva byarandebaga. Ndavuze ngo nshaka amafaranga y'isambu nta n'ikindi nshaka nawe. Nakubwiye ngo ntago ngewe bindeba kuba ufite abana babiri badahuje base ntago bindeba wanjye. Ngiye nshaka kurya sho hanyuma ntago nshaka ko inzara inyica mu rugo barakoze wanjye. Hanyuma se wowe ubirindirije ikida urindirije nyine abo bagabo batandukanye. N'abana banjye niwo mutungo. Umva nkuhereze igisubizo cya nyuma Amina unyumve. Ngiye kuko n'ubundi nshaka amafaranga kandi umwanzuro namaze kuwufata. Bitari ibyo ndashaka ngo isambu iraboneka cyangwa ntayo, yego cyangwa oya. Nta n'ibindi nta n'andi magambo menshi nshaka kumva. Ntayihari rero. Icyo ngicyo nicyo gisubizo nashakaga. Ariko umenye ngo intambara iratangiye kuva uyu munsi hagati yanjye nawe. Ndumva nawe ntabwo ushobora kumpa amahoro mu by'ukuri kuva mama na papa bapfa. Ariko reka nkubwire Amanda, urabizi neza ko mfite abana babiri badahuje ba papa wabo. Urabizi ko umwe afite papa we n'undi akaba afite papa w'ukwe. Yego n'umwe aribwo ari umwe tubana undi tukaba tutabana cyangwa nkaba nta kintu kikimuza nawe, ariko ejo n'ejo bundi abana banjye baza bakeneye kubaho. Imitungo yawe warayiriye none sinzi impamvu udashaka kumpa agahenge. Nakundi nyine nimba ari uko nguko bifashe ubwo nimba ntakiri umuvandimwe wawe uriya uzabona undi muvandimwe wawe unduta. It's okay. Sawa. Wiganze. It's me. Waruri hehe? What? Nyine waruri. How are you? Sibyo.